nyakubahwa minisita bisobanura ute ahanini ku bijyanye n'umunyeshuri kuba ku isonga mu ishuri na sisiteme y'uburezi imuzengurutse, hari aho tukibona abanyeshuri barangiza amashuri abanza ubona batarabasha no gusobanukirwa ubumenyi bw'ibanze bagakwiriye kuba bakura mu ishuri, ubwo ndavuga gusoma no kwandika. Urebye neza ibyo byo hari abana bagifite imbogamizi cyangwa badafite ubushobozi bari muri system, ariko icyo mu imyaka ingahe ishize imbaraga nyinshi zashyizwe muri ya myaka ibanza, uwa mbere, uwa kabiri, uwa gatatu. Kubera iki hari gahunda imeze nk'aho yemeranyijweho, simbizi wenda muraza kutubwira, yo kuzamura abana mu byiciro bikurikiyeho by'amasomo bigaragara ko n'ibyo bavuyemo batabizi neza? Ubwo ni nko kwimura umunyeshuri utakagombye kuba wimuka. Sinzi nk'aho mwatembereye, ariko ubundi ibyo ntabwo ariyo policy. Kese twumvishe muri RP Tumba aho umunyeshuri witwira kuri Angelo yapfuye urupfu rutunguranye, haracyakorwa iperereza, ariko yari ari mu nzu iwe. Uretse kwihanganisha umuryango, systeme n'iki ikora mu gucunga imibereho y'abanyeshuri iyo bavuye mu mashuri, iyo bavuye muri classe, amashuri mvuga ni classrooms. Ibyo byo kuko hari ibyo ngibyo muvuze byabaye, hari n'izindi case umuntu ajya abona hirya no hino, kandi zibabaje, zitunguranye nk'uko mwarimu bivuze. Akenshi usanga harimo yenda bishobora kuba bifite uburwayi bwo mu mutwe, hari ibintu byinshi. Kuri iyo particular case nk'uko mwavuze, iperereza riracyakomeje kugira ngo tumenye icyabaye, ndetse turebe uburyo twafasha ari imiryango cyangwa se ari n'ayo mashuri ubwaryo, kugira ngo agere ku banyeshuri bigana n'abo bana n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Ariko muri rusange iyo tuvuga abanyeshuri, tuba tuvuga abanyeshuri mu gihe bari ku ishuri, ariko n'igihe batari ku ishuri, aho bataha, aho bacumbitse, tukareba uburyo twabatera inkunga. Nk'uko bize abanyeshuri cyane cyane bari mu mashuri ya kaminuza ari nka Rwanda Polytechnic cyangwa University of Rwanda, abenshi bafite ubufasha leta ibaha, ubwo bufasha kugira ngo bashobore kwiga neza, bashobore no kwiga, kuko ubwo bufasha budahari hari abantu benshi batashobora kwiga. Muri ubwo bufasha rero tukareba uburyo ubufasha ari ubwo mu ishuri indani cyangwa se mu ishuri hanze, kugira ngo turebe icyo twabakorera. Ariko ikigaragara ni uko hari serivisi zigomba kwiyongeraho, nka counseling, kugira ngo iyo umwana atangiye kumva afite imbogamizi, ibibazo, ashobore kuba yajyayo afashwe. Izo ntabwo zihagije. Tugomba rero kwiga uburyo twakongera tugatubura nka counseling, cyane cyane mu bana baba bafite ibibazo birenze amashuri. Mwaramukanya amahoro y'Imana abakunzi ba One Nation Radio, Radio ya Diaspora y'u Rwanda, ijwi rya Diaspora y'u Rwanda. Uyu munsi twagira umugisha wo kwakira Minisitiri w'Uburezi Honorable Joseph Nsengimana. Nyakubahwa Minisita, tunezerewe cyane no kubakira kuri One Nation Radio, kandi mwakoze kwitabira ubutumire bwacu. Mwakoze cyane, mwakoze kuntumira. Cyane, ni byiza cyane kuganira namwe, ni byiza cyane kuganira ku burezi, kuko uburezi ni inkingi ikomeye cyane y'iterambere rya muntu, si umunyarwanda gusa, ahubwo n'umuntu ahava akagera. Hari inama iherutse kuba, inama y'inzego bwite za leta n'izegerejwe abaturage. ni inama, ntabwo nganira ku byaganiriye mu nama, ahubwo ni igitekerezo nkurayo, hari n'igihuye n'umuturage ku isonga, nk'uko ariyo slogan yari hari, tubijyanye nko muri education muri rusange, tubihuje dukuyemo umuturage ku isonga,
twabihuza n'umunyeshuri ku isonga. Ntekereza ko wenda ari igitekerezo kigari cyo kwagura, nimba ari kwa muganga umurwayi ku isonga, nimba ari mu rwego rw'uburezi ubwo ni umunyeshuri ku isonga. Nk'ubu ngubu turebye umunyeshuri uri kwiga tukareba na sisiteme ihari yo kumwigisha, twavuga ko iyo sisiteme igenda izenguruka wa munyeshuri ari ku isonga muri sisiteme y'uburezi. Wakoze cyane cyane kuri iki kiganiro kugira ngo dusesengure uburezi butangwa hano mu Rwanda. Nk'uko mubizi uburezi buri mu rugendo, ni ukuvuga ko ntabwo ari ibintu byarangiye, ahubwo tugenda turushaho kunoza ubwo burezi kugira ngo tugire ireme rihagije mu burezi. Nk'uko mwabivuze, u Rwanda rugamije kwiteza imbere cyane cyane binyuze mu bumenyi, knowledge based economy. Ubwo bumenyi rero aho tubukura ni mu mashuri, ni ukwiga. Ni ngombwa rero yuko dukaza umurego mu byerekeye uburezi kugira ngo dushobore kugera kuri iryo terambere twifuza twese nk'abanyarwanda, kandi ubwo burezi bukaba ari uburezi budaheza, ahubwo bugera ku banyarwanda bose. So cyambere ni ukugira ngo ubwo burezi bugere ku banyarwanda bose, kugira ngo aho ngaho igihugu cyateye intambwe ndende. Urebye aho turi ubu ngubu, kuko buri munyarwanda wese afite amahirwe yo kugira ngo ashobore kuba yakwiga abishatse. Ubu rero icyo turimo turakora ni ukongera ireme ry'uburezi, the quality of education, kugira ngo tugere muri ibyo ngibyo wari uvuze. Icya mbere, kugira ngo bishingire cyangwa se bizenguruke umunyeshuri nk'uko wari ubivuze, ariko nanone bibuhe ubushobozi kugira ngo yiteze imbere we ubwe, ariko ashobore no kugira ubumenyi buhagije kugira ngo azagire uruhare mu guteza imbere igihugu. Aho rero niho turiho turakaza ibyo imbaraga dushyira mu burezi kugira ngo ibyo bigerweho. Hari amavugururwa yakozwe umwaka ushize agamije kugira ngo abanyeshuri barusheho kwiga neza, barusheho kugira ubumenyi buhagije, ifatiro bubakiraho mu gihe bagiye muri za kaminuza cyangwa se mu gihe bagiye ku isoko ry'umurimo. Ibyo ngibyo bikagenda byuzuzanya cyangwa bikemura ikibazo cyo kuvuga ngo dufite abanyeshuri barangiza amashuri badafite ubumenyi buhagije. Muri ubwo buryo rero leta irushaho gushyiramo imbaraga, ari kongera amafaranga ajya mu kubaka ibyumba by'amashuri, ari guhugura abarimu n'ibindi. Turaza no kuvuga ku byerekeye kugaburira abana. Ibyo byose ni ukugira ngo umunyeshuri ahabwe amahirwe ahagije kugira ngo ashobore kwiga anamenye. Nyakubahwa Minisita, urasobanura ahanini ibishingiye n'imbaraga zashyizwemo. Nsubije n'amaso inyuma urabibona, hari intambwe ikomeye cyane iterwa mu burezi, ibikorwa byongerwamo ndetse n'ibindi. Ariko turi abanyamakuru, tuzenguruka hirya no hino, za Manyagiro, za Shangazi no mu bindi bice bitandukanye, aho ugenda ugasanga hari abana bari kurangiza kwiga amashuri abanza, ariko ugasanga no kwandika ijambo ryoroshye ku kibaho biramugora. Nyakubahwa Minisita, bisobanura ute ahanini ku bijyanye n'umunyeshuri kuba ku isonga mu ishuri na sisiteme y'uburezi imuzengurutse? Hari aho tukibona abanyeshuri barangiza amashuri abanza ubona batarabasha no gusobanukirwa ubumenyi bw'ibanze bagakwiriye kuba bakura mu ishuri, ubwo ndavuga gusoma no kwandika. Urebye neza ibyo byo hari abana bagifite imbogamizi cyangwa badafite ubushobozi bari muri system, ariko icyo mu imyaka ingahe ishize, imbaraga nyinshi zashyizwe muri ya myaka ibanza, uwa mbere, uwa kabiri, uwa gatatu, kugira ngo iyo foundation babe bayifite. Iyo turebye nk'amasuzuma yagiye akorwa, turasanga hari intambwe yatewe cyane cyane mu byerekeye mu gusoma, kwandika muri icyo cyiciro kibanza. Ugasanga rero n'abarangiza primaire usanga hari intambwe yatewe, ariko ntabwo turagera aho twifuza, rwose.
nicyo gituma nyine n'aya mahindurwa agenda akorwa kugira ngo tubigereho. Ibyo nicyo cya mbere. Icya kabiri, turiho turakina imbaraga cyane cyane mu barimu, kugira ngo abarimu tubafashe bihugure nabo bongere ubumenyi, kuko nibo bafasha abanyeshuri. Mu gihe abarimu bagifite ubushobozi bukeya cyangwa bugufi, abanyeshuri ntabwo babona ibyo bakeneye. Aya mahugurwa rero tumazemo iminsi kugira ngo abarimu, cyane cyane abarimu baje mu bwarimu batarize ibyo kwigisha, bashobore kwigishwa iyo pedagogical skills. Kuko niba mwibuka neza, hagati y'ibihumbi 2017 n'ibihumbi 2024 leta yubatse ibyumba by'amashuri 27,500. Urumva ko ari ibyumba by'amashuri byinshi. Ibyo byasabye yuko twongera umubare w'abarimu. Abarimu rero bari barize ubwarimu ntabwo bari bahari bahagije. Ubwo hahabwa umurimo w'ubwarimu abize bafite ubumenyi mu masomo bizemo, ariko batize ubwarimu necessarily. Ubu rero tugera dusubira inyuma tuvuga ngo abo ngabo baje mu bwarimu tubahugure bige kwigisha kurushaho, kuko ubumenyi bw'ibyo bigisha barabufite, ariko iriya pedagogical skills tugenda tuyishyiramo. Ubwo rero iri hugurwa ry'abarimu uko rigenda rikorwa ni nako turushaho kunoza uburyo twigisha. Ama cases wavugaga azagenda agabanuka kugeza igihe ashira. Niyo ntego. Nyakubahwa Minisita, hari iyo uzengurutse barimu bakuganiriza hirya no hino, ugasanga bavuga ati ntabwo twemerewe ko hari umwana dusiga mu ishuri. Barabivuga cyane ku buryo nayo mpamvu tubona n'ama cases ya bamwe mu banyeshuri bagera kuri icyo kigero cyo nari mvuze ruguru, bataramenya iby'ibanze mu ishuri. Kubera iki hari gahunda imeze nk'aho yemeranyijweho, simbizi, wenda muraza kutubwira, yo kuzamura abana mu byiciro bikurikiyeho by'amasomo, bigaragara ko n'ibyo bavuyemo batabizi neza? Ubwo ni nko kwimura umunyeshuri utakagombye kuba wimuka. Sinzi nk'aho mwatembereye, ariko ubundi ibyo ntabwo ariyo policy. Ahubwo unarebye kimwe mu byo twashaka gukemura mu mpinduka twakoze, bari abana basibira cyane mu wa mbere, mu wa kabiri, mu wa gatatu, barasibiraga cyane. Ubwo rero urumva ko bidahwanye no kuvuga ngo abantu barimuka. Ntabwo bimuka, barasibira. Ahubwo urebye ukareba nk'amanota y'umwaka ushize, uburyo abana batsinze bava muri primaire bajya muri secondaire, muri P6, cyangwa se bavuye muri S3 bajya muri S4 ndetse na S6, urasanga yuko ntabwo ari bose batsinze. Hari abasibira kuko batabonye amanota ahagije. Kuko icyangombwa si ugusibira cyangwa gusibiza, ahubwo icyangombwa ni uko uba wamenye ibyo wize. Mu by'ukuri iriya philosophy ya assessment ni rero dushaka gukoraho cyane cyane. Ikigamije ni ukuvuga ngo narigishije umwana, ndashaka kumenya n'ibyo namwigishije yarabimenye. Nicyo bivuze. Hanyuma igihe atabimenye, dufite na programme za remedial kugira ngo yongere imufashe kugira ngo amenye ibyo yagomba kuba yaramenye. Ariko ntabwo umwana azimuka ngo ajye mu kindi cyiciro ataramenye ibyo yarasigaye ko yaramenye uwo mwaka. Nyanganira nkunyuze muri byo avugaga, systeme ifite uburyo nk'uko kubisobanura bwo kumenya mu gihe umwana agaragaje intege nke, hakaba hari uburyo bwihariye bwo kumwitaho kugira ngo azamukane n'abandi. Yego. Iyo systeme irahari, niyo remedial, irahari, ndetse ifasha abana muri weekend, hari n'abifasha mu biruhuko, kandi twabonye ko itanga umusaruro uhagije wo kugira ngo abana bige, bamenye, bashobore no kuzamuka. Ariko cyane cyane ku byo wari uvuze, icyo nashaka gushimangiraho ni uko ntabwo dushaka ko umwana ugenda umusunika ariko atagize icyo amenya. Ahubwo ni ukuvuga ngo ni iki nakora kugira ngo amenye ibyo agomba kumenya, noneho namara kubimenya abone kujya mu cyiciro gikurikiyeho. Kuko agiye mu cyiciro gikurikiyeho atamenye n'ibyo ari mu cyiciro cya mbere, it's a compounded effect, agenda asubira inyuma kurushaho. Rero ni ngombwa yuko buri cyiciro umwana azajya akivamo amaze kumenya ibyo agomba kuba yamenye muri icyo cyiciro.
Ariko minisitiri urakoze wakomoje cyane ku byumba by'amashuri byubatswe byinshi bitandukanye mu bice bitandukanye by'igihugu, n'iyo uzengurutse urabibona rwose ubona ko hari amashuri ahari, ariko turacyabona imibare ikiri hejuru y'abana baba bari inyuma y'umwarimu nk'iyo usuye nk'ishuri rya Kagugu. Hano hirya ubona ko rwose harimo n'amashuri ugeramo ugasanga harimo abana bagera kuri 70, 80 ku mwana. Hari ibi byo bigira ingaruka zihe ku ireme ry'uburezi rigera ku mwana? Bwa buryo wavuze bwo kwita ku banyantege nke, bana berekana intege nke, byaba bigishobotse mu gihe twaba tugifite amashuri arimo abanyeshuri 70, 80? Ubwo singiye kujya no mu bya kure ndebe n'abagera mu 100 baba bakurikiye mwarimu umwe. Aho ho muri kubikoraho iki kugira ngo bireke gukomeza kuba ikibazo, nyakubahwa minisitiri? So ikibazo cy'ubucucike turagifite rwose, ahubwo ubu ngubu uyu mwaka cyaranagabanutse kubera impinduka twashyizemo muri uyu mwaka w'amashuri turimo, ariko haracyari ikibazo cy'ubucucike. Impamvu ni uburyo the demographics z'u Rwanda, hafi 60% z'abanyarwanda bari munsi y'imyaka 25. Bivuga ngo n'ibyo tubona ubu ngubu bizarushaho ahubwo, kuko mu myaka 10 iri imbere bazaba babyara, tuzagira tugira abana benshi, kandi ni n'amahirwe kugira abana benshi. Ni icyo ngicyo cya mbere. Icya kabiri ni uko uburezi bw'u Rwanda budaheza. Dushaka ko abanyarwanda bose, abana b'abanyarwanda bashobora kujya mu ishuri. Nubwo nk'uko wabivuze nabikomojeho na mbere, leta yubatse ibyumba by'amashuri 27,500, which is a great effort by any measure, ariko ntabwo bihagije. Na n'ubu ngubu leta irakomeza kubaka ibyumba by'amashuri kugira ngo tugabanye ubwo bucucike, ariko kuko buhari. Ariko iyo effort yo irahari yo gukomeza kubaka ibyumba by'amashuri. Uko ubushobozi buboneka turubaka amashuri, ndetse twatangiye no kuganiriza aba investors, abantu bashora imari kugira ngo bashobore gushinga amashuri yabo ya privé. Urebye amashuri ya privé hano mu Rwanda cyangwa i Kigali n'ahandi, ndetse usanga abantu benshi bayagana. Tugiye rero tukabona amashuri ya privé menshi cyane cyane akijikanye, azadufasha mu kugabanya ubwo bucucike. Leta ntabwo izahagarira, tuzakomeza twubaka amashuri, ariko tubonye na investment ziza zikubaka amashuri ya privé, nabyo biradufasha, kuko noneho abafite ubushobozi bashobora kujya muri ayo mashuri ya privé, noneho leta ikibanda kuri babandi badafite ubushobozi kugira ngo babone iyo uburezi bufite ireme aho ngaho. Ariko icyo navuze cyane cyane kijyanye no kugabanya ubucucike, nuko twashyizeho impinduka zivuga ngo icyo twitayeho cya mbere na mbere ni ukugira ngo tugabanye umubare w'abana bari mu ishuri. Bishobotse dutangize ishuri rya kabiri, cyangwa icyumba cy'amashuri cya kabiri, aho infrastructure ihari. Ahadahari cyane cyane muri kiriya cyiciro cy'ibanze, wa mbere, wa kabiri, wa gatatu, wa primaire, aho ngaho urazi ko amasaha biga ubu ngubu n'amasaha 25. Bivuga ngo ushobora kugira abiga mu gitondo ukajya n'abiga nyuma ya saa sita, amasaha 25 ku cyumweru. Ibyo rero binatuma umwana yiga neza, kuko ntabwo ushaka gupompa umwana amasaha 40, umwana muto w'imyaka 6, 7, 8. Urebye na recommendation ya UNESCO ntabwo ivuga ko umwana atagomba kurenza amasaha 25 ku cyumweru. Nyakubahwa minisitiri, ko hari amashuri yandi tubona atari aya leta, abana bajya kwiga mu gitondo bagataha nimugoroba, ahubwo no kuwa gatandatu bakiga, bo ukabona ko ahubwo bo biga menshi, biga n'iminsi hafi ya yose na weekend. Ubwo byo tuzabigereranya dute? Abana babiri nibarangiriza amasomo kimwe bazaba bafite ubumenyi bungana? Ntiwitiranye kwicara mu ishuri amasaha menshi no kwiga. Yego. Umwana mutoya afite capacity igereranyije yo kugira uko yize, ntabwo ari cyo kimwe n'umuntu mukuru.
ntabwo ashobora kwicara mu ishuri ngo uramupompa amasaha 50 ngo yige, ntabwo yiga neza. Ahubwo ni ukuvuga ngo niyo amaze umunsi wose ku ishuri aba akora iki? Urebye amashuri cyane cyane amashuri ya privé n'ayandi, usanga kenshi hari amasaha aba yiga, hari amasaha aba akina, hari amasaha aba areba ikintu, ibyo bikagenda bitandukanye, rero ugasanga umunsi barawujuje, ariko amasaha or the content ibiri limited. Ibiri limited. Umwana agomba gukina, agomba kwicara akiga yego, ariko agomba no kujya hanze agakina akirukanka kugira ngo afunguke mu mutwe. Ibyo rero bitandukanye no kuvuga ngo umwana aze umwicaze, umwana w'imyaka 6 yicare ku ntebe amasaha 8, uwo mwana ntabwo bumufasha, ntabwo ari recommended way of teaching. Ahubwo ugomba kwibanda ku by'umwigisha n'uburyo byigishamo. Rero ibyo tukora ni ukugendana n'izo recommendation zo kuvuga ngo ni iki umwana agomba kumenya mu cyiciro, ari igiciro cy'ibanze, ari gikurikiyeho, kugira ngo abe ari byo dukora mu mashuri. Kandi no mu buryo twigisha abarimu cyangwa duhugura abarimu, hari abarimu baba barize nyine kwigisha abana batoya. Abo ngabo rero nibo baba bazi uburyo babigisha n'uburyo bagendana nabo. N'impinduka twagiye dukira mu bikorwa byabivuye muri abo barimu, bavuga ati ibintu twigisha abana ni byinshi ndetse nta nubwo tubirangiza. Ugasanga rero byari ngombwa yuko kugira ngo tubisubiremo, kugira ngo to making sure yuko ibyo bahabwa bijyanye n'igihe turimo, na recommendation ziba ziri based on scientifically. Nyakubahwa Minisitiri, niba mbumvise neza, ubwo n'ababyeyi badukurikiye bajya bagaragaza impungenge z'ibitandukanye, kumva ko umwana wabo yajya kwiga mu gitondo saa 6 agataha ikigoroba akajya yundi, ntabifate nk'ikibazo. Si ikibazo u Rwanda rufite rwo kuba abana bamwe biga igitondo abandi bakiga ikigoroba, ahubwo ntacyo bitwaye, ayo masaha arahagije kumuha ubumenyi, umwigisha ibihagije. Amasaha arahagije, ariko ntabwo ari byo twifuza. Ntabwo twifuza ko umwana agiye mu gitondo undi akaza nyuma saa 6. Uti kubera iki? Iyo umwana ari ku ishuri umunsi wose, nk'uko nakubwiye, aya masaha yiga, ushobora gushyiramo isaha yo gukina, ukabitandukanya iyo ufite umunsi wose. None ugasanga ya masaha 20-25 yiga uyakwije mu munsi, ariko bashyizemo gukina, kwirukanka hanze n'ibintu nk'ibyo ngibyo, bigafasha umwana. Ariko kubera rimwe na rimwe dusanga dufite ikibazo cya infrastructure, umwana araza akiga akageza saa 6, hamwe na hamwe agataha, ubundi akaza nyuma ya saa 6 akongera agakoresha ya infrastructure wa wundi wa mu gitondo yakoresheje kugira ngo bose bashobore kwiga. Icyo gihe igice cy'umunsi umwana atize, ni ukuvuga ngo imuhira hagomba kuba hari umuntu umukurikirana kugira ngo arebe ko umwana kwa gukina hanze yabishoboye. Ibindi byose ugomba kumufasha nabyo ukabimufasha muri icyo gihe. Polisi ya leta ni uko tuzagera igihe double shift ikurwaho, hakaba single shift. Ibikorwa wavuze ku 2027 byubatswe, kugira ngo single shift ishoboke dukeneye ibikorwa remezo bingana gute? Abarimu umubare ukava kuri bangaho ukagera kuri bangahe, ku buryo iyo double shifting yavaho tugakora single shift? So turebye ibyumba by'amashuri bikenewe birakabaka 2020, ni ukuvuga ngo ni hafi ya bya bindi twubatse. Kugira ngo twibande ku giciro cya mbere, iyo double shift iveho, n'umubare w'abanyeshuri uri mu ishuri muri cyumba cy'ishuri ugabanuke. Right? So ibyo nibyo bikenewe. Ariko ntabwo dufite ubushobozi bwo guhita tubyubaka byose. Turagenda twubaka uko bishobotse muri icyo gihe. Mu gihe bitarashoboka, iyo double shift iriho hamwe na hamwe, ariko iruta kugira ngo ushyire abana 100 mu cyumba cy'ishuri kimwe. Aho kugira ngo ugire abana 100 ubashyire mu cyumba cy'ishuri kimwe bagire single shift, byaruta kugira ibyumba 2 bya 50-50
kuko umwarimu noneho ashobora gukurikirana abanyeshuri aho ngaho. N'ikindi twagiye dukora nk'ibyumba aho infrastructure itadushobokeye kugira ngo tugabanye cyane abana, turagenda tuhashyira abarimu babiri, nko mu cyumba kimwe ugasanga harimo abarimu babiri kugira ngo bafashanye gukurikira abanyeshuri, kuko umwarimu umwe abanyeshuri 70 birakomeye, ariko ari abarimu babiri, umwe yaba yigisha undi akurikirana kugira ngo arebe icyo abandi bana bari barakora. Wakomeje kuri standard za UNESCO, zitubwira ko tugomba kuba intego turi gukoreraho ni iyihe y'abana bangana bate ku mwarimu umwe? So biratandukanye, ibihugu bigenda bigira intego zitandukanye. Twebwe dufite intego y'uko tugera kuri abanyeshuri batarenga 46 mu cyumba. Iyo niyo ntego dushaka, niyo twifuza. Binashobotse ndetse umuntu akagabanura. Ibyo byose biterwa na mikoro. Ariko icyaba ari cyiza nuko twagira 46 bitarenze. Aho ngaho twaba tumeze neza cyane. Hari aho ugera bakavuga ati 30, ariko ngira ngo ibyo ni byiza kurushaho, ariko ifo kureba reality z'igihugu. Ngira ngo nk'u Rwanda tugeze kuri 46 kuri classroom twaba tumeze neza. Yego. Urakoze cyane nyakubahwa minisitiri, reka dukomoze no ku cyo kugaburira abana ku mashuri, hanini cyane twibanda ku yabanza. Ibikorwa byari bihari byo kugaburira abana ku mashuri ariko yisumbuye, nyuma haza kongerwamo ingengo y'imari, abantu baravuga ati bimeze neza, bagiye guhindura indyo. Akaba bati ntabwo tugiye guhindura indyo, ikintu tugiye gukora ni ukongera umubare w'abana bagaburirwa. Ni nabwo hashyizwemo n'abana bo mu mashuri abanza batangira kugaburirwa. Nyakubahwa minisitiri, iyo musuzumye ku musaruro byatanze, mubona umusaruro warabaye uwuhe, no kuba abana bo mu mashuri abanza nabo baratangiye gufatira amafunguro ku mashuri? Umusaruro uragaragara. Icya mbere, abana biga neza. Icya kabiri, hari abana bagarutse mu ishuri, tubifashijwemo n'iyi porogaramu yo kugaburira abana ku ishuri. Iyo rero tugenda tukavuga abana bari baravuye mu ishuri bagaruka kubera no porogaramu ubwo ibafasha ite nyakubahwa minisitiri kuba bagaruka mu ishuri? Irabifasha kuko uburezi ubuha uhari, iyo adahari ntabwo abubona. Icyakorwa cyose kugira ngo agaruke kirafasha kugira ngo agere ku burezi. Iyi porogaramu yagiyeho, ariko siyo yonyine, hari izindi porogaramu nka Zero Out of School zishishikariza ababyeyi kugira ngo bazane abana babo ku ishuri, ndetse zikajya mu rugo ku rugo zibaza umwana kuki ataza ku ishuri, haba hari imbogamizi zihe, kugira ngo tuzishakire umuti, bose bakagaruka. Iyo baje rero, ubwo ni amahirwe kugira ngo bashobore kwiga. Ariko ngarutse ku kibazo warumbajije cyerekeranye n'amafunguro ku ishuri, iyo umwana aje akaba ari ku ishuri saa sita akabona icyo arya, arushaho gukurikirana amasomo ya nyuma ya saa sita, ndetse no kuba atari mu ishuri saa 5 ari aratekereza ngiye kwirirwa ubusa, ese ndagera mu rugo ne kugira ngo nige ngaruke. Ibyo bigasanga bimutwaye umwanya wo kugira ngo yige, ahubwo ari aratekereza ibyo kurya. Ariko ubu ngubu buri mwana wese aragaburirwa ku ishuri, akarya saa sita, ari uwiga ataha ndetse n'abiga baguma ku mashuri. Ariko abo ngabo umwana wese akaba azi yuko ari bugaburirwa. Ari na wa wundi wiga agataha saa sita, undi akaza nyuma ya saa sita, nawe bombi baragaburirwa ku ishuri. Ibi bigatuma rero kugira ngo icya mbere abana bashobore kurya bagume ku ishuri, icya kabiri bagire a balanced meal, byibuza one of the meals of the day baba bariye ibintu biri balanced, bifite intungamubiri, yes, zose zifasha kugira ngo nutrition ibe nziza kuri aba bana, kandi birabafasha uko bakura ndetse n'uko biga. Icyo cya diet nacyo rwose cyari kiri ku murongo w'ibyo ndi bubaze, uburyo muri gukora kugira ngo iyo diet ibe balanced, kuko
wenda mu minsi yashize hari aho twasuraga ugasanga rwose bafite monotorious n'indyo imwe, nimba wenda ari umutsima barawufite, bafite n'uburisho, ariko ubona ko ntabwo ari byafasha umwana neza gukura, kandi twarabibonye ko iyo umwana ariye neza agakura neza, ubwenge buba bwinshi, ndetse n'umusaruro agiriye igihugu ukaziyongera. Iyo umwana ariye nabi akura nabi, noneho akazahombya igihugu amafaranga. Ubushakashatsi bwarakozwe bwerekana ko iyo umwana nyine abana bakomeje kugwingira ari benshi, igihugu gihomba amafaranga menshi, kuko wa mwana hari icyo yari kuba yaramariye igihugu atakimariye, ahubwo igihugu kikamushoraho amafaranga. Kuri iki cya balance diet wari ukomojeho, nyemerera tukinjiremo, niki kiri gukorwa kugira ngo iyo balance diet ikomeze iboneke, babana noneho leta yirirwa ibwira ababyeyi iti mubagaburire indyo yuzuye, mu gihe bari mu biganza bya leta nayo ibaha indyo yuzuye. So ni byiza ko wari ukomeje n'iki kibazo cyo kugwingira. Burya kugwingira, hari kugwingira mu bice bibiri. Hari kugwingira igihe umubyeyi atwite, hakaba no kugwingira umwana amaze kuvuka kugeza nko ku myaka 5. Aho niho umwana agwingira. Noneho yaza igihe ageze ku ishuri ari imyaka 6 kuzamuka, mu by'ukuri aba yaramaze kugwingira cyangwa ataragwingiye. Ahubwo biramufasha gukura neza ibyo kurya abonye, ari muhira ari no ku ishuri. Rero ibigaburirwa ku ishuri biba biri ari ibyo kurya byabaye recommended n'abantu bazoberewe mu byerekeye nutrition. Bakavuga ati umwana agomba kuba afite portion z'ibyo kurya by'ubu bwoko, ari imboga, ndetse imboga zimwe na zimwe ziterwa ku ishuri, cyangwa se zigurwa hafi na hafi y'ishuri, cyangwa se ari ibyo kurya nka kawunga n'umuceri, byo biza biva na kure y'ishuri. Hari rero recommendation ibihari ya composition y'ibyo kurya biribwa ku ishuri. Ni nabyo duteganya, ni nabyo biba bigamijwe kugira ngo bigaburirwe abana. Hari igihe usanga habaye ikibazo, tuvuge umuceri utaje, umwana akarya kawunga 2-3, ariko umuceri aho ubonekeye bakongera akavanga. Imboga zo ngira ngo zo ziba zihari, ibishyimbo kuko biragurirwa hafi biba binahari. Ariko the ideal case ni ukugira ngo umwana abone a balanced meal, byibuza iyo ngiyo yo ku ishuri. Ariko tugafatanya n'ababyeyi kugira ngo nimuhira bashobore kugira icyo bamufasha, nko kugira ngo nk'ababyeyi bafite inkoko yenda umwana agiye iki, ababyeyi bashobore gukamira umwana anywa amata. Hari ibindi ashobora gukora imuhira bikamufasha. Rero ntabwo ari ibintu bihariwe leta, ahubwo ni ubufatanye hagati ya leta n'ababyeyi. Hari ibyo rero babona ku ishuri, hari n'ibyo bagomba kubona imuhira. Ni ugufatanya, ndetse harimo no kubyigisha, kugira ngo ati niki ugamije, niki nakora imuhira, niki twakora ku mashuri. So ni ubwo bufatanye nagira ngo mvuge ku byerekeye kugaburira abana ku ishuri ndetse n'imuhira. Yego, urakoze. Hari Abanyarwanda uko tumeze, uburyo turi gukuramo mu mitekerereze, harimo rwose n'icyo kwishakamo ibisubizo, ndetse no kumva ko akimuhana kazi imvura ihise. Namwe mwagira icyo mwakora mu guteza imbere ibikorwa bibabo. Iyi gahunda mubona abantu baragiye bayishyigikira gute kugira ngo ibashe gukomera, abana babo babashe kujya ku mashuri bahasanga ibihagije? Ubwo ndi kuvuga kuri response yaba mu bantu bo mu Rwanda, bo hanze, kuba Abanyarwanda mu kuyumva, mu gushyigikira nka Minisiteri y'Uburezi ku mafaranga muba mwabonye, ariko hakaboneka n'andi kugira ngo hagire ikiyongeraho. Iyi porogaramu abantu barayitabiriye mu by'ukuri, ababyeyi barayishimye, ndetse Abanyarwanda muri rusange nabo bashimye iyi porogaramu, ndetse hari Abanyarwanda benshi bagiye batanga umusanzu, cyane cyane muri diaspora, ariko n'ahangaha mu gihugu barabikoze. Hari organization nka the BK Foundation ndetse n'abandi bagiye bavuga ati turashaka
kugira icyo dutanga kugira ngo dufashe iyi porogaramu. Ugasanga hari amafaranga yagiye ahabwa minisiteri kugira ngo ifashe iyi porogaramu, ndetse mboneyeho no gushima bamwe mu babakurikira bo muri diaspora ku byo bakoze muri porogaramu ya Dusangire Lunch. Abantu rero bafashe iya mbere, ugasanga nk'ishami rya diaspora mu gihugu runaka rirahamagara riravuga ati twebwe dushaka gufatanya namwe ku byerekeye iyi porogaramu ya Dusangire Lunch, ugasanga ahubwo hari icyo batanze. Ibyo ngibyo turabishima cyane, kuko nyine nk'uko wabivuze ni ukugira ngo abanyarwanda twese duhagurukire gufasha igihugu kugira ngo duteze imbere abanyarwanda ndetse n'igihugu muri rusange, kuko ari icyacu twese. Nyakubahwa Minisita, ni byiza cyane kuba mwemeye kuganira natwe, ni byinshi tubonye umwanya twakaganiraho. Mu gusoza, ni iki muvuga kuri well-being y'abanyeshuri? Mubafasha mute mu mibereho nyuma y'amaklasi? Ndi kuvuga abo mu mashuri makuru. Nk'urugero, hari amakesi twumvishe muri RP Tumba, aho umunyeshuri witwa Angelo yapfuye urupfu rutunguranye, haracyakorwa iperereza, ariko yari ari mu nzu iwe. Uretse kwihanganisha umuryango, sisiteme n'icyo ikora mu gucunga imibereho y'abanyeshuri iyo bavuye mu mashuri, iyo bavuye muri classe. Amashuri mvuga ni classrooms. Ibyo byo kuko hari ibyo ngibyo muvuze byabaye, hari n'izindi case umuntu ajya abona hirya no hino, kandi zibabaje, zitunguranye nk'uko mwarimu bivuze. Akenshi usanga harimo yenda bishobora kuba bifite uburwayi bwo mu mutwe, hari ibintu byinshi. Kuri iyo particular case nk'uko mwavuze, iperereza riracyakomeje kugira ngo tumenye icyabaye, ndetse turebe uburyo twafasha ari imiryango cyangwa se ari n'ayo mashuri ubwaryo, kugira ngo agere ku banyeshuri bigana n'abo bana n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Ariko muri rusange iyo tuvuga abanyeshuri, tuba tuvuga abanyeshuri mu gihe bari ku ishuri, ariko n'igihe batari ku ishuri, aho bataha, aho bacumbitse, tukareba uburyo twabatera inkunga. Nk'uko bize, abanyeshuri cyane cyane bari mu mashuri ya kaminuza ari nka Rwanda Polytechnic cyangwa University of Rwanda, abenshi bafite ubufasha leta ibaha. Ubwo bufasha kugira ngo bashobore kwiga neza, bashobore no kwiga, kuko ubwo bufasha budahari hari abantu benshi batashobora kwiga. Muri ubwo bufasha rero tukareba uburyo ubufasha ari ubwo mu ishuri indani cyangwa se mu ishuri hanze, kugira ngo turebe icyo twabakorera. Ariko ikigaragara ni uko hari serivisi zigomba kwiyongeraho, nka counseling, kugira ngo iyo umwana atangiye kumva afite imbogamizi, ibibazo, ashobore kuba yajyayo afashwe. Izo ntabwo zihagije. Tugomba rero kwiga uburyo twakongera tugatubura nka counseling, cyane cyane mu bana baba bafite ibibazo birenze amashuri. Ikindi ni ugukangurira imiryango kugira ngo yegere abana babo. Iyo umwana agiye ku ishuri, burya ntabwo mukuraho amaboko uvuga ngo yagiye ku ishuri arimenya, ahubwo uramukurikira. Ni no kumukurikira kugira ngo urebe niba hari icyo akeneye. Burya hari ibintu umuryango ushobora gufasha n'ishuri ridashobora gufasha. Hashobora kuba n'ibindi bibazo ashobora kuba afite nabyo bitari ku ishuri, biva ahandi, ariko mu buryo dushobora gufasha rwose ibyo ngibyo ni ukubiragoye twabafasha. Ariko tunasaba n'ababyeyi kugira ngo dufatanye kugira ngo turerere u Rwanda. Minisitiri, murakoze cyane kuba mwemeye kutuganiriza uyu munsi, kandi ndabashimira cyane n'abandi batandukanye mu ruhare mugira mu gukomeza kubaka uburezi bw'u Rwanda, kuko nizera ko ahazaza h'igihugu hari mu biganza by'abari ku ntebe y'ishuri uyu munsi. Mwakoze cyane kuba mwatuganirije uyu munsi. Murakoze cyane.